ushobora kugira indwara ikakuzengereza cyane ndetse ikaba yagiraho ikibazo ndetse ikagutera ingaruka mbi ku mubiri wawe. Gusa hari indwara zimwe na zimwe byagiye bigaragara ko zagiye zataka abantu ndetse ugasanga zibabereye akarande ku buzima bwabo. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe zimwe mu ndwara zitandukanye zigenda zibasira abantu ndetse ugasanga abantu benshi bahangayitse cyane kubera indwara zimwe na zimwe batazi uburyo bazanduye, batazi n'uburyo bashobora kuzirinda. Niyo mpamvu mbahereje ikaze hano kuri Kizito Info, bana natwe kugira ngo ukurikire ikiganiro kirangire. Gusa kuri uyu munsi wa none tukaba tugiye kurebera hamwe indwara ya Amibe. Ese indwara ya Amibe iterwa n'iki? Ese ni gute wayirinda? Ese ingaruka zayo ni izihe ku mubiri w'umuntu? Gusa tudatinze, Amibe ni indwara iterwa n'udukoko twa parasite twitwa Entamoeba histolytic. Iyi ndwara yibasira cyane amara kandi ishobora gutera impiswi, kuribwa mu nda ndetse rimwe na rimwe ikazana amaraso mu musarani. Hari abantu bayandura ariko ntibagaragaze ibimenyetso nyamara bakayanduza abandi. Iyi ndwara ya Amibe izengereza abantu ndetse ugasanga abantu benshi bagiye kwa muganga basuzumwa, ugasanga bamwe muri bo barayifite ariko warya kure ugasanga uburyo bwo kuyirinda abenshi bababwiye kwitakira. Gusa rimwe na rimwe uzasanga hari uburyo bugiye butandukanye Amibe yanduramo. Amibe yandurira mu kurya cyangwa kunywa ibintu byandujwe n'umwanda urimo utwo dukoko twa parasite. Ibi bishobora guterwa no kunywa amazi adasukuye. Akenshi ugasanga wanyweye amazi adatetse cyangwa se adasukuye neza nk'uko bihagije. Kurya imboga cyangwa imbuto zitogejwe neza. Ahangaha uzasanga biterwa no kurya za mboga, akenshi ugasanga ntabwo zatunganyijwe neza cyangwa se batazogeje neza, ugasanga bazitetse ntizahi, cyangwa se imbuto zitogejwe neza ugasanga uhise uzataka wowe ubwawe utamanje kuzisukura ngo uzoze neza uzigirire isuku. Ibi ni bimwe mu bintu bishobora guterwa n'uburyo Amibe ushobora kuyanduramo. Kurya ibiryo byateguwe n'umuntu udakarabye intoki nyuma yo kuva mu bwiherero. Akenshi bazakubwira yuko gukaraba intoki ari wo muti wa mbere ushobora kukurinda indwara zigiye zitandukanye. Ahangaha n'abavuzi b'amaso bazakubwira yuko rwose ku muntu ukaraba intoki bishobora kugufasha cyane kuba wakwandura indwara z'amaso, ariko wowe ubwawe ushobora kutabyiyumvisha. Niyo mpamvu rero no kuri Amibe ushobora kuyanduzwa na kwa kundi umuntu yateguye ibiryo avuye mu bwiherero cyangwa se ugasanga ari kubitegura atakarabye intoki. Niyo mpamvu gukaraba intoki ari gukoresha ibikoresho byanduye. Ibi nabyo biri mu bintu bishobora guhererekana uruhererekane bwo kwandura indwara ya Amibe. Isuku nke mu ngo no mu bwiherero, ibi nabyo bigira uruhare rwinshi cyane mu kuba rwakwirakwiza indwara ya Amibe. Ese nanone hari ibimenyetso ushobora kubona ku muntu ugahita umenya ko uyu muntu yatatswe n'indwara ya Amibe. Niyo mpamvu rero nubwo abantu benshi bayandura nta bimenyetso bagaragaza, iyo bigaragaye ishobora kugaragazwa n'ibi bikurikira tugiye kuvugira hamwe. Kuribwa mu nda, ugasanga mu nda hari kukurya cyane ndetse bikabije. Impiswi zidasanzwe, ugasanga mu buryo uri kujya mu bwiherero uri kugira impiswi zidasanzwe, kuruka, iseseme, umuriro, kujya mu musarani harimo amaraso cyangwa ururenda. Ibi ngibi uzabibona mu mwanda usohoye. Kugabanuka ibiro ku buryo bukabije, gucika intege ndetse hari ingaruka zigiye zitandukanye zishobora guterwa n'indwara ya Amibe. Iyo itavuwe neza cyangwa ikarengerwa ishobora gutera ibibazo bikomeye cyane. Gukomereka kw'amara, ugasanga umuntu yarwaye amara, impiswi zikabije zivanze n'amaraso, amoebic dysentery. Ibi nabyo ni ibintu bikomeje kuba wahura nabyo mu gihe urwaye indwara ya Amibe. Kubura amazi mu mubiri, dehydration, ibisebe mu mwijima ndetse ugasanga umwijima wawe wagiye ujyaho ibisebe cyangwa se icyo twakwita nk'ibishyuti. Rimwe na rimwe ishobora kugera no ku bihaha cyangwa mu bwonko. Urumva ko Amibe ishobora kuba ari imwe mu ndwara zifite ibibazo byinshi cyane kandi bibi, bigira uruhare mu kwangiza ibice bimwe na bimwe by'umubiri, harimo umwijima, ibihaha ndetse no kurwara amara, ukaba wazanaho n'ibisebe bidashira. Uburyo busanzwe cyangwa se uburyo dushobora gusuzumamo indwara ya Amibe, muganga ashobora kugusaba gupima umusarani. Ahangaha ni igihe wagiye kwa muganga kugira ngo akonfirme neza yuko warwaye iyi ndwara, nuko bagutuma umusarani gupima amaraso, ibindi bipimo iyo hakekwa ko yamaze kugera mu mwijima cyangwa ahandi. Niyo mpamvu bagenda bagusaba ibipimo bigiye bitandukanye. Amibe ni indwara mbi. Uburyo ivurwamo, Amibe ishobora kuvurwa n'imiti yica parasite harimo metronidazole.
metronidazole n'indi miti itangwa na muganga bitewe n'uburemere bw'indwara yawe, kubera ko nk'uko twabyumvishe nuko twasanze amibe ishobora kuba yagutera gukomereka kw'amara. Ibi ngibi rero bizaterwa n'uko ashobora kuguhereza umuti bitewe n'uko hari ibice bimwe na bimwe nkaha umuntu ufite ibisebe k'umwijima yatewe n'indwara kubura amazi mu mubiri, cyangwa se rimwe na rimwe ugashobora kuba wasanga uri kugira impiswi zivanzwe n'amaraso. Ibi rero bizatuma ariyo mpamvu ashobora kuguhereza umuti bitewe n'uko uburemere bw'iyo ndwara ya amibe yakwatatse. Iyo umurwayi afite impiswi nyinshi ashobora no guhabwa amazi cyangwa ORS kugira ngo hirindwe kubura amazi mu mubiri. Ahangaha ubwo bashobora kumuha fluide igihe uri kwa muganga. Gusa hari uburyo bwinshi bugiye butandukanye bwo kwirinda iyi ndwara ya amibe. Bumwe dushobora kuvuga mu kwirinda amibe bishobora iyo umuntu, bimwe mu buryo ushobora gukoresha kugira ngo wirinde indwara ya amibe, ikintu cya mbere ni uko ushobora gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mbere yo kurya na nyuma yo kuva mu bwiherero. Ibi bizagufasha cyane kubera ko amibe twasanze ko yanduzwa na turiya dukoko tugendera kenshi mu kuba ufite isuku nke mu biganza byawe cyangwa se ku mubiri ndetse naho uri gukorera. Kunywa amazi yatetswe neza cyangwa asukuye neza, ibi ngibi biri mu bintu bizagufasha kuba wakwatakwa n'iriya ndwara ya amibe. Gukaraba ndetse no koza imboga n'imbuto mbere yo kuzirya cyangwa mbere yo kuba wazifata nk'amafunguro. Ibi ngibi bizagufasha zitunganye neza cyane ndetse uzitegure neza. Ibi bizagufasha mu kwirinda kuba wakwatakwa n'iyi ndwara ya amibe, ndetse no kwirinda kurya ibiryo byateguwe ahantu hadasukuye. Ibi ngibi uzabikoresha mu gihe warebye neza ahantu wateguye ibiryo ushobora gukoresha cyangwa se ibyo ushobora kwirinda ugakoresha ku meza ku mafunguro yawe. Ese byateguriwe ahantu heza? Ese koko nta ngaruka cyangwa se nta dusimba tugenda dukwirakwiza amasazi, ibintu nk'ibyo byahageze? Ibyo nabyo nubikoresha neza bizagufasha gupfuka ibiryo kugira ngo bitagerwaho n'isazi. Iki ngiki nayo maze kukivuga, niyo mpamvu rero ugomba kubikoresha neza cyane. Gusa nanone icyo nababwira ni uko amibe ni indwara ikunze guterwa n'umwanda no kutubahiriza isuku. Nubwo ishobora kutagaragaza ibimenyetso ku bantu bamwe, ishobora guteza ibibazo bikomeye iyo utavuwe kare. Kubahiriza isuku y'amazi, ibiryo n'intoki ni uburyo bwiza bwo kwirinda mu gihe umuntu agaragaje impiswi zidakira, amaraso mu musarani cyangwa ububabare bukabije bwo mu nda, agomba kwihutira kujya kwa muganga kugira ngo asuzumwe kandi avurwe hakiri kare. Ndakumenyesha yuko abenshi ushobora gusanga bafite amibe ariko batagaragaza ibimenyetso ndetse batabizi. Niyo mpamvu rero dukoreshe neza isuku, twirinde. Kwirinda biruta kwivuza. Dukore neza kubera ko urabona gukora isuku haba mu kiganza cyawe cyangwa se mbere yo gutegura ibiryo cyangwa se amafunguro yawe nta kiguzi bidusaba. Mureke rero twirinde kuko kwirinda biruta kwivuza. Mwakoze cyane kubana natwe. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku indwara ya amibe, indwara ikomeje kwibasira abantu. N'ubusabe twe twakomeje gusabwa n'abakunzi bacu hano kuri channel